Dore ibintu bitandatu buri mugabo wese ugiye gutereta umugore, uwo mugore aba yifuza ko uwo mugabo yaza afite. Niba uzi neza ko uri umusore cyangwa wifuza kuzatereta umukobwa, ukaba uzi neza ko ibi bintu bitandatu utabyujuje cyangwa se utabyiyumvamo, ntabwo ari ngombwa ngo uri kujya gutereta umwana w'abandi umurushya, ikiruta wamureka. Hari igihe abantu benshi baba bumva yuko barenze mu kujya gutereta, ariko ugasanga rimwe na rimwe hari ibintu by'ingenzi umukobwa agenderaho kugira ngo agukunde. Buri urukundo ni ibyiyumviro ariko biza kubera impamvu runaka. Hari igihe yego wenda umuntu atagukunda bitewe n'uko nyine mutayahuje, ariko burya rimwe na rimwe akenshi kugira ngo umukobwa ntagukunde haba hari ibintu runaka aba yabanje kukunengaho mbere. Hari ibintu aba yabanje kukunengaho nyine akabona ko ibyo bintu utabyujuje. Niyo mpamvu rero tugiye kubabwira ibintu bitandatu buri mugabo wese yagakwiye kuba afite kugira ngo ajye gutereta umukobwa. Icyo tugiye kubana ndi Isa, uri ku isi yacu Empire, kora subscribe kandi kuri iryo jambo subscribe cyo cyonyine ugomba kunkorera ubundi twikomereza. Ikintu cya mbere ugomba kuzajya ukora nk'umusore mu gihe ugiye gutereta umukobwa, ni ikintu cya mbere buri muntu wese aragushishikariza, haba mu kazi, aho ugiye gusaba akazi, buri kintu cyose ugiye gukora ni ukuba wifitiye confidence cyangwa se nyine wifitiye icyizere. Icyizere, mbega nyine uri wa muntu wigirira icyizere ku buryo buri kintu cyose umukobwa azajya akubaza uri buze kujya ukimusubiza kandi ukakimusubiza mu bintu byumvikana. Ikindi kandi ukanamwereka ko ntabwo bufite bwo kuba wajya muri relationship nawe, kandi ikindi ukamwereka ko nyine wiyizeye mu byo ugiyemo kandi atari ubwa mbere ubikoze. Yego ushobora kuba warabikoze ku nshuro ya mbere ntibigende neza, ariko ntabwo bivuze ko n'undi mukobwa ugiye kuvugisha bizagenda nabi cyangwa se ugomba kumuvugisha nyine nta cyizere wifitiye. Ubwo rero tubonye ko ikintu cya mbere mu gihe ugiye kwegera umukobwa ugomba kuba wifitiye ari icyizere. Ikindi kintu cya kabiri, niba ugiye gutereta umukobwa, tangiza amagambo yoroheje. Iki kintu uragira ngo ucyumve neza. Tangira ikiganiro uvuga nyine mu magambo yoroheje, wenda uhuye nawe abwiye hayi umeze gute, ese biragenda, nyine utuntu nk'utwo ngurwo. Mu gihe uzi neza ko rero uhuye n'umukobwa, akenshi na kenshi ujya ukunda no gukoresha utugambo tw'icyongereza, hayi umeze gute, nyine ubisobanura umeze gute, nyine n'utundi tugambo tw'utunduzi cyangwa how are you, utuntu nk'utwo ngutwo. Ariko tangira ikiganiro uri gukoresha amagambo yoroheje, mbega amagambo umukobwa ari buze kumva nyine akumva ni utuntu tworoshye yishyikiramo, yumva nyine akumva ni utuntu twiza. Kandi urabizi neza ko abakobwa nyine badakunda umuntu iteka ryose ubabwira ibintu bigoranye. Akaba ariyo mpamvu rero utegetswe kuba niba ugiye gutereta umukobwa ku nshuro ya mbere cyangwa se munateretana, niba muhuye ugomba gutangiza ikiganiro cyawe rimwe na rimwe utangije akajambo gatoya koroheje, ushobora umeze gute, wiriwe gute, ariko akenshi nyine bikaba byiza iyo ukoresheje ijambo ngo riri mu rurimi rw'icyongereza. Icya gatatu, gerageza uvuge ku buryo ari kugaragara, uburyo ameze, nyine umukobwa mbega umutake nubwo yaba ameze nabi. Buriya ikintu cya mbere gikurura igitsina gore ni ukumva ko bakunzwe, kumva ko nyine mbega iteka ryose bagaragara neza imbere yawe, nta wundi umuruta. Nyine utangiriye niba muri kuganira umufungukire, umubwire ko wenda umushime ku byo yakubwiye, umubwire ko ibyo yakubwiye byari ngombwa nyine. Mbega nyine ikindi kintu ukora kurusha ibindi mu gihe muri kuganira, ugerageze umutake nyine, kandi ugerageze nyine umwereke ko nta wundi mugore n'umwe uteze kuba wabona muri iyi si umeze nkawe, kuko abagore nyine bakunda abantu babereka attention ko ari beza. Nyine mu gihe munatandukanye akagenda avuga ngo burya ninjye urenze, ninjye uriya mutipe yemera, nta n'undi mukobwa buriya nyine yapfa kubona umeze nkanjye. Mu gihe rero uri gutereta umukobwa cyangwa se ugerageje kumwegera mu minsi ya mbere, gerageza umubwire uburyo ki ari mwiza, kuko biri mu bintu bya mbere igitsina gore gikunda kumva kurusha ibindi byose. Icya kabiri rero, gerageza mu gihe uri kuganira n'umukobwa ugerageze kuvuga ku kintu kiri unique, mbega cyihariye. Ushobora kumubwira ati ndifuza ko ejo hanjye nawe haba heza, mbega nyine ukagerageza kumuganiriza nko ku bintu uri gutegura kuba wakorana nawe, atari uko gusa nyine wumva ko nyine kuba mukundana gusa rero bigomba kugarukira. Oya, umugore nyine akunda umuntu uragumubwira ngo mu mishinga yanjye mfite, ushobora kuba ufite umushinga runaka cyangwa se ufite ibintu
uri gushaka gukora mu minsi izaza. Buriya abagore bakunda ko nyine umuganiriza nabwo ikintu mu gihe wamaze kumuremamo icyizere cy'uko ari we mukobwa mwiza, ukamubwira uburyo agaragara ibiki, ariko nabwo abagore bakunda abantu bababwira ko nyine bafite imishinga igiye itandukanye, bakabaganiriza ku bintu biri unike, ibintu byihariye nyine utapfa kuza ngo ubwire undi muntu wese ubonetse, mbega ukaba wagira nk'amabanga umubitsa, kubera ko iyo umuntu nyine mukundana hari ibintu runaka ushobora kumubwira utagira ku ruhande ngo ubwire undi muntu. Akaba ariyo mpamvu nyine umukobwa mukundana niba uzi neza ko utajya umubwira ku bintu biri unike byihariye, wenda nk'ejo hawe hazaza, uburyo wumva ushaka kuzabana nawe, ibyo uri gushaka gukora ibiki n'ibiki, iteka ryose ntabwo nyine uwo mukobwa azakwishimira. Ko abagore bakunda kuba bakerekwa ko bizewe cyangwa se umuntu bari kumwe nyine abizera kurusha undi muntu uwo ari we wese bavugana. Iki ngiki rero akaba aricyo kintu cya kane mu bintu bitandatu ugomba kuba wujuje mu gihe ugiye gutereta umukobwa, yaba ku nshuro ya mbere cyangwa se mu gihe mwaba mukundana. Reka tujye ku cya gatanu. Ikintu cya gatanu rero, gerageza niba uri kuganira n'umukobwa umuganirize mu magambo yoroheje, kuko buriya niba ari ikintu cya mbere abagore banga, ni umuntu ubaganiriza ibintu batari kumva. Nyine abagore nta kuntu bakunda abantu babagora. Gerageza umuganirize mu magambo yoroheje, umubwire ibintu byoroshye, mbega nyine ugerageze kumubwira amagambo meza yoroheje. Ikindi kandi wirinde kumubaza ibibazo byinshi. Mu gihe uhuye n'umukobwa ku nshuro ya mbere, irinde kumubaza ibibazo byinshi, we gusa muganirize, we naza kuba open araza kukubwira n'icyo yewe yari yakubeshye, mu gihe nyine amaze kumva ko ushoboye kuba waganira cyangwa se yakwishimiye n'icyo yari yakubeshye, ashobora kukubwiza ukuri. Ariko nyine niba uri kuganira n'umukobwa ku nshuro ya mbere cyangwa se uwo ushaka gutereta, gerageza umubwire utuntu dukeya tworoshye yumva nyine buri muntu wese yisangamo. Ikindi kandi ugerageze kugabanya kumubaza ibibazo byinshi, kuko abakobwa banga abantu bababaza ibibazo byinshi. Icya gatandatu rero, nuzajya ujya gusoza ikiganiro nyine uzajye ugerageza uvuge amagambo atari menshi, ariko nabwo usezere umukobwa nyine umubwira ko ibya none nyine byagenze neza, kandi wifuza ko nyine n'iby'ejo nabyo bizagenda neza, noneho kurushaho iby'uwo munsi. Ntabyo kuza nyine umubwira uko wiboneye, umubwira ati ndagiye ndatashye. Oya, gerageza nyine ukoresha utugambo turi smooth, utugambo tworoheje tw'urukundo, nyine buri muntu wese yumva akumva nyine abirimo neza. Nyine ugerageze kuba self confidence. Rero ibi ngibi mu gihe uterese umukobwa wazajya ujya kurangiza ukavuga ndigendeye ibiki, nta kumusezera, nyine agashiduka ubona ugiye icyo gihe ahita abona ko nta kigenda cyawe kandi uri fake. Rero akaba ariyo mpamvu mu gihe ugiye gutereta umukobwa ku nshuro ya mbere, uba ugomba kugerageza ukagira nyine uburyo ki nyine urangizamo ikiganiro nyine neza, kandi nyine akabona ko wari wabiteguye, cyangwa se umukunda nyine ukagerageza kumubwira utugambo turi smooth tworoheje twiza, ari buze kugenda nyine